Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza ibiganiro byiza uzagenda ukunda ndetse ukanishimira. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Kora subscribe kugira ngo hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Nubwo ariko nkwifuriza kugubwa neza, ku rundi ruhande ntabwo ibintu bimeze neza cyane kuri iyi nkuru ngiye kukubwira. No mukobwa warukiri muto cyane, umukobwa mwiza cyane nkuko uri kubibona ku mafoto. Ni n'umukobwa kandi wagiye agaragara mu biganiro bigiye bitandukanye byacaga kuri YouTube, by'umwihariko kuri YouTube channel yitwa 10 to 10. Ni YouTube channel y'uwitwa Yadjadja cyangwa se umukamizi wakamejeje, wahoze ukorana na Nyarwanda inosa cyangwa se wahoze ukamera ibiganiro byacaga kuri Yago TV show. Mbere yuko nkomeza n'inkuru yanjye ibabaje cyane, reka mbanze nkubwire kampani yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga bikakugeraho mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane. Iyo kampani yitwa Frame Shipping Limited. Hanyuma uramutse ushaka gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788 ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Hanyuma reka nkomeze n'inkuru yanjye. Ni inkuru ibabaje cyane yatangiye kujya hanze kuri uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa mbere ahagana saa 4 nibwo inkuru yatangiye kuba kimwamo ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa wari ufite inshuti nyinshi cyane z'ibyamamare, harimo umuhanzikazi witwa ariel wayz, uyu mukamizi wakamejeje nyine nakubwiye witwa yadjadja wafataga ibiganiro bica kuri Yago TV show, MC Nario witwa Albina, witwa DJ Crane, witwa DJ Pius ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bari inshuti magara z'uyu mukobwa witabye Imana. Kuri uyu munsi rero ahagana saa 4 nibwo inkuru yagiye hanze, abantu barayimenya. Niba mutari kwibuka uyu mukobwa, reka mbanze mubereke. N'umukobwa wakunzwe cyane mu kiganiro yagiranye na Yadjadja cyangwa se yakoreye kuri 10 to 10 TV. Umukobwa ufite ibitekerezo bidasanzwe yitwa Shafia cyangwa se Hayine, umwe mu bakobwa beza cyane bababaje abantu benshi cyane. Reka mbanze nkwereke video ntoya y'uyu mukobwa witwa Hayine cyangwa se Shafia ataritaba Imana, yagiranye ikiganiro na 10 to 10 TV ni YouTube channel nyine ya Yadjadja. Hanyuma wumve ibitekerezo by'uyu mukobwa. Yari afite ibitekerezo byubaka, afite ibitekerezo byiza cyane, ari umukobwa ushimishije, ariko inkuru babaje kugeza aka kanya nuko yamaze kwitaba Imana. Inkuru ye kandi ikomeje gushegesha abantu benshi cyane. Ntabwo dushaka kwirengagiza yuko iyo I want you can actually come back with an I want you too. Ashobora kuza muri game zanjye ari I want you nanjye namureba I'm like oh let's go. I want to go to Dubai, can we talk? Yes. I want to go to Gisenyi, can we talk? Ibyo ngibyo I'm about to come in Rwanda. come in Rwanda, yes. Nagusambuza kuba njyewe kubera ikibazo cy'imyumvire yawe. Ibyo byo wibiseka nibyo. Mufite ikintu mwishyizemo mu mutwe yuko abakobwa turi naive, turi inzanga, ntago muba muzi ko mu planninga natwe tudaplaninga. Muzi ko muri guplaninga natwe tudaplaninga. Bazi ko tuba wagendanye ngiye mba nyifite nka gatatu kurusha. Yego. Ikintu mwebwe abagabo muri rusange mugomba kwikura mu mutwe nuko abakobwa bari naive, ntago batekereza. Muzi ko mudutekereza. Niga we think. We calculate. Yes. Iyo mibare mwa mwakoze natwe tuba twayikoze. None ikibazo ahantu gifira. We nk'umutipe letse urashaka kuntwara. Yes. Imibare uyikora wenyine. Uyu mukobwa ari gukora imibare. It's a whole meeting. That's the point. Umva. It's a whole meeting. Bagomba kwimenya. Group irimo abantu 20. Turakubarira kurusha uko wambariye. Tugiye Gisenyi. Trip yanjye y'Gisenyi urumva. Ijya muri komite mbere yuko ngenda. Oh my god. Oh my god, uyu mukobwa yitwa Shafia cyangwa se Hayine niyo mazina yitwa. Hanyuma uyu munsi aka kanya uri kunyumva mvuga ntabwo akiri kubarizwa mu mwuka w'abazima. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yashegeshe abantu benshi nkuko nabikubwiye. Nk'uwitwa Yadjadja yababaye cyane mu gahenda kenshi, yandika amagambo menshi cyane ashimira uyu mukobwa kuba yaramufashije ari gutangira 10 to 10 TV. Biri mu biganiro ya uploadinze bwa mbere, yaramufashije
yaramufashije cyane kugira ngo azamure YouTube channel yiwe. Hanyuma rero yamushimiye kandi amubwira ko atazigera areka kumubwira ko amukunda nkuko yabikoraga kandi atazigera amwibagirwa n'umunsi wa rimwe. Byari ibintu bibabaje cyane. Uwitwa Yadjadja yanditse amagambo yababaje abantu benshi cyane. Yitwa Hayine cyangwa se Shafia. Reka tumwifurize iruhuko ridashira ndetse tukomeze kwihanganisha umuryango we wagize igihombo cyo kubura umukobwa mwiza nk'uyu nguyu kandi waruri mu myaka myiza nk'iyingi. Yaramaze gukura, yaramaze kuba umukobwa ushimishije cyane ndetse nekereza ko famiye ye itorohewe habe na gato. Reka dukomeze kwihanganisha umuryango wa Shafia ndetse tunamwifurize iruhuko ridashira. Niba wamukundaga jya muri comment hanyuma wandike ngo rest in peace Shafia, Imana ikomeze kumwakira mubayo cyane. Reka dukomeze n'amakuru yacu. N'ubundi amakuru mfite uyu munsi ntabwo ari amakuru meza, usibye ko maze kukubwira iyo nkuru y'umukobwa witabye Imana uyu munsi. Indi nkuru ngufitiye nuko DJ Brianne, umukobwa ukundwa n'abanyarwanda benshi, umu DJ w'abanyarwanda ukomeje kubahesha ishema mu bihugu bigiye bitandukanye, uyu munsi nawe ntabwo amerewe neza. DJ Brianne kuva ku munsi w'ejo ararwaye kandi ari mu bitaro, amerewe nabi cyane ndetse buri kanya ari kwandika amagambo ateye agahinda akayashyira kuri Twitter. Ni ibintu bibabaje cyane. Ndaje mu kanya gato ya nyuma yo kukwereka aho ari mu bitaro ndetse nuko gahunda zimeze. Witwa Sabe Murungeri yamusuye hanyuma amufata ka video gatoya arwaye. Ndaje mbanze mbereka ko ka video ndi buze kugaruka nyuma gatoya nkubwira ukuntu gahunda zimeze. Wagira ngo arwaye akabenzi. Niko ni mu bitaro koko asaba akabenzi. Batesura ry'ikiri joro ngo akabenzi. Yitwa DJ Brianne, muramubona ko ari mu bitaro uyu munsi. Rero nibwo Murungi Sabe wa Isimbi TV, umunyamakuru wa Isimbi TV ndetse akaba na owner wa Isimbi TV, yari yamusuye mu bitaro aharwariye hanyuma ajya kumureba uko ameze. Muramubona ko ari mu bitaro kandi arwaye, amerewe nabi cyane, ari no kuri serumu. Reka dukomeze gusengera DJ Brianne nawe akire vuba cyane kubera ko ntabwo byaba ari byiza akomeje kurwara. N'umwe mu bantu bashimisha abanyarwanda benshi cyane. Ibi ngibi rero byatangiye ku munsi w'ejo, ku munsi wo ku cyumweru nibwo DJ Brianne yanditse ko arembye cyane kandi atari buze kugaragara mu gitaramo kiri buze kubera muri Kaizen Hotel. Yabishyize kuri Twitter, abantu barakangarana baribaza se bimeze bite, gahunda zimeze gute. Hanyuma n'uyu munsi yagiye yandika amagambo agiye akomeye cyane avuga ko arembye cyane, bigatuma abantu bamukurikirana kuri izo mbuga nkoranyambaga bagira ubwoba cyane. Reka ngusomere zimwe muri tweets DJ Brianne yakomeje kwandika kuva ku munsi w'ejo. Ni tweets ziteye ubwoba, ariko reka twizere ko bidakomeye cyane. Uyu mukobwa w'abanyarwanda cyangwa se uyu DJ kazi w'abanyarwanda ari buze gukira mu gihe cya vuba. Yahereye ku munsi w'ejo yaranditse ngo Munsengere nshuti zanjye meze fondarembye, abari banegereje Kaizen Hotel munyihanganire meze nabi cyane, tuzahatwika ubutaha. Iniyo tweet ya mbere yashyizeho ku munsi w'ejo, hanyuma abantu batangira kugira ubwoba kubera ko ejo yari gucurangira Kaizen Hotel birangira atagiyeyo kandi yari ari kumwe n'abandi ba DJ bagiye batandukanye barimo DJ Peter. Indi tweet yateye abantu ubwoba yashyize kuri Twitter yanditse ngo isi imaze kumaga ubanza ishaka kunduka, dawe mana ma indi minsi ndakwinginze. Iyi nayo ni tweet ya DJ Brianne yashyize kuri Twitter igatera abantu ubwoba, avuga ko isi imaze kumuhaga. Hanyuma postinga video, hanyuma arandika ngo mana mba hafi, mana mba hafi. Reka dusengere DJ Brianne ntabwo amerewe neza. DJ Brianne ashobora kuba arembye ndetse arwaye indwara iri seriye, nubwo iyo ndwara kugeza ubu ngubu tutari twayimenya, ariko DJ Brianne ashobora kuba arwaye indwara ikomeye cyane kubera ko tweets ze ari gushyira kuri Twitter cyangwa se amagambo ari kwandika ateye ubwoba ngo mana
mba hafi. Reka dusengere DJ Brian, reka tumusabire kuwiteka kugira ngo aze gukira vuba, aze akomeze kuduhereza show nkuko bisanzwe. Nayo niyo makuru nari ngufitiye, nubwo uyu munsi nari mfite amakuru mabi gusa, harimo umukobwa warukini muto mwiza cyane witabye Imana witwa Shafia. Tunakomeza kwandika ngo rest in peace kuri Shafia, Imana ikomeze kumwakira mu bayo, ndetse na DJ Brian urwaye urembye cyane, byatumye atanitabira igitaramo cyari kuba ku munsi w'ejo cyo gucurangira abantu muri Kaizen Hotel, ndetse ariko akomeje kwandika ama tweets cyangwa se amagambo akomeye cyane kuri Twitter. Reka twizere ko biri buze kugenda neza cyane kuri DJ Brian, Imana kandi ikomeze yakire mu mahoro umukobwa witwa Shafia cyangwa se Hayinde. Reka kandi wowe mwifurize kugomeza kugubwa neza cyane, ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kubana nawe, guhe ubuzima buzira umuze. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13. ushobora gutangira kunkurikirana, ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.